ariko muzehe tubwira ibanga ufite nyiri iki giti rituma ugikomeraho bigeza. Iki giti kinyibutsa imyaka 50 ishize mu Rwanda twakiriye ingabire y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Yego nibutse ko ku itariki 3 z'ukwa 12 uyu mwaka abakarisimatike bo muri diyosezi ya Nyundo twese tuzahurira kuri paruwasi katedrali ya Nyundo. Nako reka mbivuge ndangurura ijwi cyane maze bose babyumve hatazagira ucikanwa. Kubura umurimo mu gihe ukibudikiye isi ni ijambo dusanga mu ivanjiri ya Yezu Kristo uko yanditswe na Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 14 kugera ku wa 15, ari nabyo Papa Francisco adushishikariza. Iri rero niryo jambo rikomeje kutumurikira twese abakarisimatiki ba diyosezi ya Nyundo muri iyi myiteguro y'umunsi w'ingenzi wo gutangira urugendo rw'umwaka wa yubile y'imyaka 50 ivugururwa rimaze rigeze iwacu mu Rwanda. Muzazinduke rero tuhasese kare kuko saa 2 ari umwanya w'igitaramo, saa 3 no gusingiza Imana mu isengesho rya karisimatike, naho saa 4 nibwo tuzinjira mu gitambo cya misa, aho tuzakirira n'ubutumwa buduherekeza mu rugendo tuzahabwa n'abadufasha mu nzego zinyuranye z'ivugururwa muri diyosezi ya Nyundo. Twakire n'umugisha w'urugendo rw'umwaka wa yubile tuzahabwa na nyiricyubahiro Musenyeri Anakarita Mwumva neza. Amakoraniro y'abana ndetse n'ay'urubyiruko ntimuzahatanga kuko ari mwe muzandika yandi mateka ya karisimatike mu bindi bihe bizaza. Aho duhuriye hose twibukiranye yuko ku itariki ya 3 z'ukwa 12 tuzahurira twese kuri paruwasi katedrali ya Nyundo tugatangira urugendo rw'umwaka wa yubile y'imyaka 50 y'ivugururwa mu Rwanda, turi kumwe n'umushumba nyiricyubahiro Musenyeri Anakarita Mwumva neza, duturira igitambo cya misa tugatahana kandi n'umugisha w'urugendo. Nimugire Roho Mutagatifu n'ingabire ze zose.